Imana ikwiriye amashyi, ikwiriye impundu, ikwiriye icyubahiro. Nta muntu bitabera, nta n'uwo bitakwira, niko bitinda kuza. Nta muntu bitabera, nta n'uwo bitakwira, niko bitinda kuza. N'abandi nta tandukaniro, ntikwibutse none ejo abantu bakuyoberwa, akamaro ukaberwa keretse utabibonye. Abantu bagukunda iwawe hakagendwa, iyo yaguhaye uhambira bareba. Umuntu nk'abandi nta tandukaniro, ntikwibutse none ejo abantu bakuyoberwa, bavuga igifaransa icyongereza kikaza, iyo yaguhaye uhambira bareba. Imana nyir'abantu n'abantu kuko ahubwo isi yose uyubahira mwemera. Uko wari uri kose upfa kuyubaha, ibi ntibikureba wowe kemura icyo. Imana nyir'abantu n'abantu kuko ahubwo isi yose uyubahira mwemera. Wewe uko waba uri kose upfa kuyubaha, ibi ntibikureba wowe kemura icyo. Niba hari amashyi usigaye biyakomera Imana. Abigishwa ba Yesu baramubajije bati, uriya muntu tubonye mbese ni icyaha cy'iwabo cyangwa se ni icye bwite? Arabasubiza ati, ntabwo ari icyaha cy'iwabo, nta nubwo ari icye bwite, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekane ibyo ikora. Abigishwa ba Yesu baramubajije bati, uriya muntu tubonye mbese ni icyaha cy'iwabo cyangwa se ni icye bwite? Arabasubiza ati, ntabwo ari icyaha cy'iwabo, nta nubwo ari icye bwite, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekane ibyo murimo. Aya ni mashyi we, Imana nyir'abantu n'abantu kuko ahubwo mu isi yose uyubahira mwemera. Uko waba uri kose upfa kuyubaha, ibi ntibikureba wowe kemura icyo. Imana nyir'abantu n'abantu kuko ahubwo mu isi yose uyubahira mwemera. Wewe uko waba uri kose upfa kuyubaha, ibi ntibikureba wowe kemura icyo. Ongera uyintera amashyi. Haleluya. Igihe kimwe bizasobanuka, abakubonye kera wambaye urugamba bakakuyoberwa, bazajya impaka cyane bati, uriya ni wawe, abandi batisiwe, abandi badasa nawe, nawe uzaze ubabwire uti ni jye. Byaranibutse. Igihe kimwe bizasobanuka, abakubonye kera wambaye urugamba bakakuyoberwa, bazajya impaka cyane bati, uriya ni wawe, abandi batisiwe, abandi badasa nawe, nawe uzaze ubabwire uti ni jye.
naririmbye nkigera hano bwa mbere. Umuntu yibuka yitwa gute? Bansabye ngo nayo nyiririmbe kandi ntabwo nzi umwanya nsigaranye. Ubwo iyo nibuka niyo nzajya ndirimba, isigara n'ubutaha. Gusa ndabizi ko ntazatinda kugaruka. Rero bivuga ngo bikora ugiye gute? Uyu mwaka warangiye, ubu imigambi yose mwese mufite murerekeza mu butaha. Imana izagira icyo ikoramo cyangwa ibyihorere? Komera Imana amashyi uzatangira umwaka neza. Ibyananiye amaboko yawe bikananira n'imiryango n'inshuti, Imana yabikora. Imana ibaye ntacyo ikora, nanjye ntacyo nari kuba ngikora hano, nari kuba narabivuyemo kera, ariko irakora wene. Yibarere mperutse kwigira ahantu mu Bugande, banjyana banteberana ahantu mu bihuru, nkagenda mbona imodoka ibyatsi bishwaratura, ndavuga nta kintu kiriyo. Niko natekerezaga. Ariko ngezeyo numva umuntu arahagurutse ati njyewe nguhaye. Burya rero iyo ibintu byajemo inka ujya ugenda gahoro biba byakaze. Arangije arambwira ati kandi na mama ndamubwira guhinde yamaye. Bibaza umuntu kuguha inka akavuga ati na mama arazifite nawe aguhe. Imana hari ukuntu igenda ibigenza nyine. Igiterane cyarangiye mfite eshanu. Igiterane kimwe cyarangiye bampaye eshanu. Batangira kumbaza ati tubigenze gute? Ni nimwe musanzwe mutunze inka, njye ntazo nzi, nyine ni mubigenze uko musanzwe mugenzi. Ubwo nagira ngo nyine bazingumanire, ariko babizi ko ari izanjye. Ngo bishakire n'ukuntu bazajya baziha amazi ngo nayo zirayanywa. Njyewe iwacu nta n'ihene twatunze. Kereka rimwe nati nako bandagije inkoko, igikoko kirayirya nanareba kirayirya. Kiyiryana n'amababa kidapfuye byose kiragaca. Navuga nta kizavamo. Ariko ndashima Imana, gukorera Imana n'inka ziraza. Haleluya! Shyiramo indi. Abantu barabinaniwe
inshuti zarabinaniwe